aho nkuriye nawe yes genda ubaza imana za so na nyoko Yezebeli yego ariko kuko uzanye n'umwana wa Yehoshafati nibanzanira umucuranzi amen komane kumugisha kuko uzanye n'umwana wa Yehoshafati kandi Yehoshafati yari umuntu w'Imana wihase gushaka mu maso y'Imana Imana ishimwe muri yaho harimo akantu rero kavuze ngo hari n'igihe Imana igukiza bitewe n'uwo muri kumwe ariko hari n'igihe yakwica bitewe n'uwo muri kumwe ariko kuko Bibiliya iravuga ngo mbwira uwo mugendana ubwira uwo uri ni ukuvuga ngo Imana igihe cyose ivuze ikintu gikomeye kiri imbere kigutegereje kuri wowe ku muryango no ku gihugu cyangwa ku itorero ibivuze ngo hari ibintu imbere bibi none ni mube maso mubisengere kugira ngo biveho uzanyereka ahantu muri Bibiliya Imana rero ngiye wivugana nanjye yarambwiye ngo umuhanuzi wese udashobora kugaragaza intsinzi ntabwo ari Imana yamutumye kuko Imana ntitanga ibintu igice hari abavuga butumwa badahanura hari n'abantu bita abaprofeti abahanuzi bari guhanura ni nabo bari gutitiza imbuga ibintu turi kurwana nabyo bikomeye by'ubuhanuzi buri gutuma abantu bakomana imitwe buri guturuka kuri abo bantu abeshi cy'u Rwanda Imana imbwira ngo igihugu bwacyo ni ingobyi iheka wowe igaheka bubyaye nabo bazabyara irambwira ngo iyo uhanuriye igihugu nabi ni nko gutema ishami ry'igiti wicayeho harimo icyo bita kwica umurimo nkana gukorera ibyaha mu murimo witwa uwasizwe cyangwa witwa umukristo kwica umurimo nkana ugakorera ibyaha mu murimo witwa umukristo eida uri uwasizwe iyo tuvuze uwasizwe abantu bahita baterura amaso bakayareba amatoroshi bakayatunga ku bapasiteri abashumba ariko ni nako oya ntabwo ariko iyo tuvuze umuntu wasizwe tuba tuvuzemo ibyiciro birenze kimwe aho ngaho ugeze muri apoje ariko hari abasigiye umurimo wo kuririmba uzareba safu ewe kintu cyazanye ibice muri ryo kikarisuzuguza abataririmo n'abafite ibibazo bigoye cyo ngaho nimwumvise dore umukiza araje nimwibuke Eliya munsi y'umurotemu isabira gupfa azira mutabara Dawidi wari umushumba nimuhindura umwami muri bene se bose nimuhe icyubahiro iyo ni Imana niyo n'imbaraga dore iyo ni ubasha kandi ije gutabara iyo ni Imana niyo n'imbaraga dore iyo ni ubasha kandi ije gutabara. Yego murakoze cyane reka tubasuze kandi tubashimire abantu mudakunda kutuba kure ahubwo uko bukeye nuko bwije ntimuhwema kubana natwe turabashimira cyane ko mudutera inkunga z'uburyo butandukanye buriya iyo nohereje ikiganiro ukanyereka ko wakibonye ukagisangiza undi ndetse abatarakora subscribe mukayikora turabibashimira turagira ngo tubabwire ko tunezezwa cyane nabyo kandi tuhari ku bwanyu twebwe iyo mutweretse ko muri hafi yacu bidutera imbaraga zo gukomeza gukora uyu murimo abenshi batanabimenyereye cyane bazi yuko ari ahantu dukura amaramuko ariko twagira ngo tubabwire ngo ikintu gikomeye kituzana hano ntabwo ari amaramuko kuko nta nahari ahubwo ikintu gihari nuko tuvuga ubutumwa bwiza bungana n'umuhamagaro Imana yaduhamagaye bigatuma Imana ihabwa icyubahiro twagiraga ngo rero tubabwire ko tunejejwe n'uyu mwanya kubana namwe kandi tugiye kubaganirira ikintu nifuza ko mwese mutufasha
akadufasha ko tugisangiza benshi, abantu benshi bakabohoka bagakira bakinjira mu wundi murongo mwiza. Nagira ngo rero mbere yuko tuza gusenga tubanze twakire Imana. Turi kumwe hano umushumba mugenzi wanjye yo kubaganira nk'abashumba. Turifuza ko rero basuhuza. Ngewe nitwa Reverend Pasteur Moise, ndabashuje mugubwe neza, na mugenzi wanjye n'abasuhuza bibiri. Murakoze cyane, ndagushimira kuko kunyakira muri iki kiganiro. Yego, kandi mboneraho no gushimira inshuti n'abavandimwe abakristo bene data baherereye hose badukurikirana buri munsi ndetse ku bareba ibiganiro byacu buri munsi. Yego, turabashuhuje kandi tunabashimira. Imana ibahe umugisha mu izina rya Yesu. Amazina yanjye rero nitwa Pasteur Moise. Shumba murakoze. Pasteur Alphonse Uyisenga. Uyisenga mama nsindagiye ngo Uyisenga, nagira ngo abantu mwese mudukurikiye kuri iyi miyoboro itandukanye aho wumvikirijwe, ubundi aho wumvijwe ni utabarira. Ngewe ndi Most TV, ariko ndifuza ko abantu mwese mwirukanga rwose ndagenda mugakanda ahantu handitse ngo Uyisenga TV, mukamuha subscribe uyu mushumba, mukamuzamura akajya abasha kubwira abantu barenze ababwira. Burya nawe uzaba utanze umusanzu mwiza. Imana iduhana umugisha. Hanyuma mushumba, buriya nubwo ubona naje ndi guseka ariko ndanababaye, kandi ndifuza ko uyu mubabaro dufite tuzawugumana paka hari igihindutse. Umva ko ijambo rivuga, yemwe abibutse Uwiteka ntimugatuze kandi ntimugahwembe kugeza igihe i Yerusalemu hazahindukira ishimwe. I Yerusalemu hatarahinduka ishimwe, ako kababaro karacyahari. Ndashaka ko tuganira ku bintu byangije umurimo, kandi ibintu byangije umurimo byaduteye umubabaro. Shumba rero nagira ngo tuganire ikintu cyangije umurimo, noneho turimbane gusa akarimba kavuga ngo yewe ikintu cyazanye ibice muri ryo kikarisuzuza abatari bamwe. Turangiza dusenge, noneho tuganire ku ngingo nibura turebe ko aba bantu bose badukurikiye nabo bazadufasha kurwanya icyo kintu, tukareba ko umurimo w'Imana wagarukana uburyohe n'ubudahangara, wagarura agaciro kawo, Imana igasubirana agaciro kayo mu bantu, umukozi w'Imana agasubirana agaciro, akitwa umukozi w'Imana, umubonye akamubonamo ubwo buntu cyangwa se ubwo buntu bw'Imana. Rero ndumva 190 ndumva ari na 6, ariko ndashaka ko turimbana icyo gitero gusa kivuga ngo yewe kintu cyazanye ibice muri ryo. Nushaka turimba ko ngako gusara bo nyumva, yewe kintu cyaza ibice muri ryo kikarisuzugu abataririmo, nyamara bera baryo bahora bari maso, babwira umwami yaryo wazarirege. Amen. Ni indirimbo y'198. Umwami wacu Yesu niwe tangiriro y'itorero yaremye mu mazi n'ijambo, yazanywe mu isi yacu no kudukiza ibyaha, ngo tube itorero rye, yaguze amaraso. Gatatu, nyamara bera baryo bahora bari maso, babwira umwami byaryo
wazarirengere nyamara bera baryo bahora bari maso abwira umwami byaryo wazarirengere. Pastor Sengimana, mwami Imana yacu turagushimye utwemereye kuri uyu munsi ndetse kuri aya masaha, utwemereye kubaho, utwemereye guhumeka, kandi uyu munsi wowe utwongereye ku minsi yo kubaho kwacu, twongera guhabwa amahirwe yo kurama. Turagushimye kuva ku masaha atambutse n'ibihe bitambutse inyuma yacu, ko wemeye ko tugera muri uyu munsi. Izina ryawe nirihabwe icyubahiro. Kuri twebwe tugiye gukora ibiganiro, ndagusabye ngo Mwuka Wera w'Imana tugenderere ku nsanganyamatsiko tugiye kuganiraho, itwereka cyangwa tugiye kugaragariza benshi no kuganira ku byishe umurimo. Mwami uduhe Mwuka Wera wo kudusobanurira no kutwigisha, ku bazaryumva uzarushaho kubasobanurira, ku busobanuro turi bubahe aho tutagera. Mwuka Wera w'Imana mwigisha mukuru azabigisha kandi abasobanurire. Reka twese dufashwe nawe mu izina rya Yesu, amen. Amen. Pastor, yego, dufite ibintu byinshi tuzaganiraho, ariko hari iby'ingenzi ngira ngo abantu tuzafokasingeho, n'ibinashoboka tubigarukeho, tunabigarukeho. Maze iminsi mbona abasesenguzi basesengura ibyavuzwe n'abantu, ariko ndarikiye abantu bazi gusesengura ariko badasesereza, baze dusesengura ikintu cyatuma umurimo w'Imana ugarukana uburyohe. Baze tuganire dusesengura ikintu cyose cyatuma umurimo w'Imana ugarukana agaciro kawo. Cyambere rero nabonye mu bintu byangije umurimo w'Imana, uzarebe ba Samweli babazanaga. Samweli turabizi ko bakunda kumwita bamenye, bamuzaniraga inkuru cyangwa se amakuru bakeneye kumenya icyo Imana ibivugaho, agahita avuga ngo ni munzanira abaririmbyi bazi kuririmba neza, buzuye umwuka we, baririmbe bacuranga. Ahari Imana yabaza kuvuga na Elisa yigeze abivuga. Yes, na Elisa yaravuze ati Mungu wa Hamani yigeze aza kumugisha inama, urabyibuka, amugeze imbere aramubwira ati iruriwe. Urumva rero nituza guhita tuvuga ngo gukorera ibyaha mu murimo nkana witwa wasizwe, abantu gahita batunga itoroshi umupastori we akombina byose, ntaho yemerewe na ambasaderi, ariko wereka tumugereho nyuma. Ubundi ni amahano, bundi ntibibaho ko pastori yakabaye umuntu wicara ngo tumukoreho ikiganiro kandi abizi ko yahamagariwe umurimo wera. Noneho rero uwo ni uwa mbere tubonye, umuririmbyi akwiye kuririmba yera. Kabiri, umudiyakoni akwiye kudiyakona ngo afite ibiganza byera, yuzura umwuka we, afite n'umwuka w'ubwenge, umwuka w'ubwenge, umwuka wera w'Imana. Noneho waje kubyumva, ndabyumva kimwe navugaga yuko tutari butunge itoroshi gusa ku batambyi. Oya, ntabwo turi butungeyo, ariko ngo hatukwamo na Mungu. Ndabigera gatatu. Hari abantu babiri nshaka kuvuga. Karame, ubundi ntabwo ubuhanuzi bwagakomanyije imitwe y'abantu, ahubwo ubuhanuzi bwagahuje abantu. Ese ubuhanuzi bukomanya imitwe y'abantu buturuka ku Mana? Imana se ko yabimbwiye, ko yambwiye ko butayiturukaho nyine, ko nanabitangaje, ko niba naguhanurira nkakubwira ngo runaka arakwanga, yego, ubwo buhanuzi ntibugamije kubaka, ahubwo bugamije gusenya. Ababizi wenda bajya bareba ku mbuga nkoranyambaga cyangwa se kuri iyi miyoboro Imana yaduhaye kuvugiraho ubutumwa, bazajye kuri Most TV bazabibona. Ndi kuvuga ku kintu bita abahanuzi bahanura, bagahanurira nabi igihugu, bagahanurira ibyago n'amakuba ku gihugu. Yego. Kabiri,
irambwira ngo ubundi iyo mvuze ikintu gikomeye, irambwira ngo iyo biza kuba ari njyewe ubivuga nari no kubaha intsinzi. Iyo Imana ivuze ikintu gikomeye kitaraba, ibigize ngo igikureho. Nibyo? none se uyareka nkwereke kambi complete. Niba njyewe Imana imbwiye urupfu ikarumbwira nta kintu iri burukoreho, kurumbwira n'ubundi rukanyica, byamarira iki? Imana yaba yaravuze ibintu igateguza abantu, keretse inyanga guhanwa umuntu wananiye Imana. Nabwo kandi yongeraho ikintu gikomeye kavuga ngo narakuburiye, nakubwiye icyo gukora, warananiye, nta kabuza bizaba. Pastor, yego tarava aho ngaho, Imana igiteguza abantu cyane yuko mu muhanuzi wa Mose yigeze ahanura mu bice byaho bine na bitatu, aravuga ngo ntacyo Uwiteka azakora atabanje kumenyesha intore ze n'abahanuzi zimwe zimutakira ku manywa. Hanyuma rero mbona ko na mbere Imana yarabikoraga, yego uretse ko wenda uyu munsi dushobora kubikoranamo kamere cyangwa amarangamutima, nicyo ariko na mbere Imana yateguzaga yaba igihugu, yaba abayobozi, yaba itorero, yarabateguzaga. Urugero dusomye muri Samweli wa mbere, Bibiliya yitangira itubwira mu gice cya 2 ko umutambyi bitaga Eli yari afite abana b'ibigoryi, bananiranye. Hanyuma rero kubwo kudahanura abana be ngo abigishe, abatoza indangagaciro zo kubaha Imana, ubwo bajyaga mu rutambiro bakajabura inyama, bagafata n'abagore ku ngufu mu rutambiro, yego Imana imutumaho umuhanuzi cyane, iramubwira ngo kuko wasuzuguje abana bawe, kuko wasuzuguje, bivuga ngo no kutarera abana bacu neza, nabwo ni ikibazo, ni urubanza dufitanye n'Imana cyane rwose. Imana imutumaho umuhanuzi ngo akimara kubyumva araza yegera abana bati bana bawe, njyewe namwe Imana iducira urubanza. Ibyo abantu barimo bavuga ni ibiki? Se koko ni ukuri ngo none se ngukora icyaha ngo Imana izamwitura ibinganire? Ahana n'abana imbaraga nkeya kuko bari baramurushije imbaraga, ashyiramo kujenje. Imana irongera ituma wa muhanuzi ngo ugende umumbwirire inshuro ya kangahe? 2, kuko wanze gutegura abana bawe kubahana. Nari naravuze, bihita bihindura ivugo y'Imana. Nari naravuze ko uzaba umutambye igihe cyawe cyose. Nari naravuze ko uzarama, yego nari naravuze ko mu bawe hatazabura mu mwana untambira, ariko kubwo kusuzuguza abana bawe, yego wo kubaha nzamwubaha, n'uwo gusuzugura nzamusuzugura cyane, kandi ntuzarama uzapfa ukenyutse. Uko niko Imana yabwiye umutambyi Eli. 2, n'abana bawe bazapfira umunsi umwe. Umunsi igitero cyateraga i Samariya, Ofune na Finehasi bahise bagwa mu gitero kikica abana be, ngo Eli yari yicaye imbere y'umuryango w'inzu y'Imana, ngo akimara kumva amakuru y'uko umwana we abana be bapfuye, bakimubikiriye, Eli yamanutse ahise yikubita hasi, amanuka ku maesikariye, umwuka urahera cyane. Yari afite ibiro byinshi, umwuka urahera. Bivuze iki? Imana iteguza abantu, n'umugore we kugira ngo umukazana we wari uraho, umwe umukazana we uruvuga ngo ni umugore w'umwe muri abo bahungu bapfuye, ngo akibyumva gusa ngo nawe ako kanya sur place yahise abyarira aho ngaho, ndetse uwo mwana bamwita Ikabodi, mu bisobanuye ngo icyubahiro kize muri Isirayeli. Icya 3, uribuka ko Imana yavuze ngo uwawe uzacika ku icumu azarya umutsima usabye umugati kwa Samweli, azarya umutsima cyangwa umugati awusabye kwa Samweli. Icyubahiro Eli yari afite, Imana ikimwambura aho ngaho, aziza abana. Aho hari ikintu tugira ngo duhuze n'abantu babimenye. Iyo unaniye Imana ibyo yari yakugeneye, ibi umuturanyi wawe wa bugufi urakoze nako. Hanyuma nyine muri bya bindi wavuga, hanyuma rero mu cyo navuze nicyo nari nakusobanuriye, ndumva hari uhise ukomplete ibyo navugaga. Igihe cyose Imana
igiye gukora ikintu gikomeye umuntu wayo iramubwira ngo nzakora ikintu gikomeye kubera impamvu ye. Iyo mpamvu ivuyeho Imana ntabwo iba ikigikora, irabihindura. Urugero, niba Imana ivuze ati nkwimya amahirwe yo kugera ahangaha, reka dufate urugero rw'ibifatika muri Bibiliya. Abantu binenewe bagomeye Imana baranayibabaza, Imana ibatumaho umugabo witwa Yona, iramubwira ngo ibizira byanyu byarazamutse bingera imbere, ariko mbahaye iminsi 40 yo kwisubiraho no kwikosora. 40 niba ntacyo mwakoze, nzaza kandi nzafata icyemezo gikomeye ku buzima bwanyu, muzarimbuka. Abantu binenewe ngo n'inka ngo n'amatungo bamaze iminsi 3 n'inka n'amatungo atanga itegeko ko n'itungo naryo ritari burya. None se tubisubiza inyuma, ubambara n'ibiguni dusubiye inyuma, ubuhanuzi buhanurwa nk'uko wari ubivuze. Ese hakorwa iki? Icyakorwa tubitesha agaciro, tuvuge ko atari abahanuzi ari abavangirwa, cyangwa ababwumva twebwe nk'abantu bumva imvugo y'Imana, hakorwa iki? Icya mbere, ntabwo twazanywe no kugira ngo tubwire abantu ko dutesha agaciro ibihanuro, ahubwo twaje kubwira abantu ko uhanura akwiye kwigira ku batubanjirije, akazana indyo yuzuye. Urugero, niba umbwiye ko hari ikibazo gihari, mbwira n'impamvu yacyo. Imana iranyita imori, ndaguha urugero nyine. Nta na rimwe Imana ishobora kumbwira ko iri bunyice, ko nayinaniye itafite ikintu isaba gukora. Iyo nyemeye nkagikora, ibyo kupfa bivaho. Kabiri, abatubanjirije bose, umuntu wese wabaga ari imbere y'Imana, Imana yaramubwiraga ngo genda ubwire runaka, sibyo? Reba Hezekiya, munsi Imana imutumaho ngo tegeka iby'inzu yawe, ntabwo uzabura gupfa. We gusa nta nubwo harimo icyaha, hariya icyaha cyari kirimo. Nuko umuhanuzi Yesaya yamubwiye ngo indwara urwaye ntabwo uzayikira, tegeka iby'inzu yawe. Hezekiya, none se gatoya ko Yesaya mwene Amosi Imana imutuma kuri Hezekiya, ko yagiye akamubwira tumva ijwi ry'Uwiteka, tegeka ibyo mu nzu yawe kuko indwara urwaye utazakira. Yigeze amubwira ko azabaho? amubwiye ko azabaho. Ahubwo Hezekiya we n'Imana yarahindukiye, asenga isengesho yibutse iki Imana. Aho niyo mpamvu nakubwiye ngo ntabwo turi busanishe ya Hezekiya naho. Yego, igihe cyose Imana ikubwira ngo ibyaha byawe biranukira, si urugero, inakubwira icyo ugomba kubikora. Uretse gato, nutabireka, nudahindukira, reka ingeso zawe, fata amasengesho wiyiriza ubusa. Dufite ingero z'abantu mu muri Bibiliya Imana agiye ibwira ati reka ibi ngibi, kora ibi ngibi, va muri ibi jya muri ibi ngibi, va hano jya hariya, hindukira aho warebaga reba hariya. Niko Imana iteye. Aho turi kumwe, ni ukuvuga ngo rero aba bahanuzi, mpamvu navuze ngo badutera ikibazo gikomeye, tube turetse kubureminga ababyumva, nubwo nabo bwabo bitari bube byiza, ariko ubizana yakaje mu buryo butatu. Icya mbere, yakabanje gusengera mesaje ahawe kugira ngo amenye niba yuzuye, niba ari package yuzuye. Uranyumva neza? Icya kabiri, yakagombye kumenya niba umwanya wo kuyitanga, kuko ujya kuvuga na Jean aravuze ngo ngiye ngo ndaje ngo ndabivuze ngo kugira ngo nishake mfe, ngo kwicwa n'Imana, ngo nakwicwa n'umuntu. Ariko burya nese nago watanga message uko yabiri kose ikumvikana kandi ntunapfe, urinda kwiragura upfu kubera iki? Niba wemera ko watumwe n'Imana, ko dufite ba Mikaya bahanuraga ibintu bisharira binakomeye,
ariko kubera uburyo babitangagamo ko byagendaga neza ko dufite ba Natani uramwibuka ahanurira Dawidi cyane amubwira ko yakoze icyaha cy'ubusambanyi amubwira ngo Imana imuteguriye ibihano bitatu mugiga icyorezo n'inzara mugiga mu baturage icyorezo gikomeye ni inkota urabyibutse ariko nabo Natani ajyayo mbese icyo tuvuze dusabwa yabanje gushaka package no gushaka ubwenge gusaba Imana ubwenge kuko nawe Natani ajyayo Imana ikimubwira icyaha cya Dawidi ntabwo wahagarara imbere y'umwami ngo mubwire ngo Imana irambwiye ngo uzakwica ntabwo wahagarara imbere ya pasiteri ngo umubwire umuhanuzi uri munsi y'amavuta ya pasiteri Imana irambwiye ngo irakwishe nudakora ibi asabwa impano y'ubwenge kuko Natani icyo yakoze niki yaragiye ajya imbere ya Dawidi amucira umugani cyane aramubwira ati mwami nyagasani hari umutunzi cyane wari ufite intama nyinshi hari n'umukene wari ufite agatama kamwe mu gituza ngako kangako yakamuhamaga mu gituza ngo kakamushyuhira cyane ngo hanyuma wa muturanyi w'umukire ngo araza aragafata ako gatama akazimanira abashyitsi biwe ati mwami nyagasani uyu muntu mwumvise bamukore Dawidi yahise avuga ngo nge namwica aramubwira ati wowe ni wowe rero nakabe mu gihe icyo dusabwa ni ubwenge impano zose zigenzura ubwenge icyo nicyo nakubwiye ntabwo wagenzura package message udafite ubwenge atabaye mu bwenge oya iyo udafite ubwenge urapfa burya wanapfa ni nayo mpamvu yiyahura avuga ngo nishaka mpfi none reka ngo urugero iyo somye mu gitabo cya Samweli reka nze ngusubize gato mu gitabo cya Samweli tuhasanga Samweli Imana imubwira ngo haguruka kuko umwami uriho namugaye cyakora i Betelehemu kwa Yesayi nabonye umutima wanjye wishimye nabonye umeze nkanjye ukomeze uko nshaka iramubwira ngo none ahagenda unyimikire Dawidi Samweli kubw'impano y'ubwenge ari muri abwira Imana ati Imana ninimika umwami hariho undi mwami akabyumva aranyisha cyane Imana mu mayeri y'Imana Imana igira amayeri menshi mu mayeri y'Imana iramubwira ngo noneho fata inyana y'ishaje aha hari hakenewe ubwenge bwande bwa Samweli fata inyana y'ishaje nuhinguka mu mudugudu abakubona ubabwire ngo nzanywe no gutamba igitambo cy'Uwiteka ko turi amahoro aho rero dukeneye ubwenge si icyo nakubwira Imana igomba uretse aho ngaho ikibazo cyabaye kimwe gusa nuko atariyo deba nyirizina dufite fata ikindi nibagira icyo dushaka kuvuga bacyumva abantu nibumva bafite confusion ntabwo turi kuvuga nk'abarangira none tuzakomeza ariko ya ngingo wavuze ngo ibyica n'ibyishe uyu murimo n'uyu munsi tukaba turi mu ngaruka z'uko hari ibyishwe mu murimo yego ni ukuvuga ngo ni ukwica umurimo nkana sibyo cyangwa se gukorera ibyaha mu murimo ubundi twahereye ku byiciro tugenda tuvuga ibyiciro ubundi dusorezaho n'iby'abatambyi ubundi umutambyi mbere y'uko uwayoboye yitwa intama waba ari umubyeyi iyo atabaye umwungeri aba umubyeyi aba umubyeyi akaba umwungeri icyo yaba cyose muri ibyo bintu ntabwo kimuha priorite cyangwa se droit cyangwa se ntabwo kimwotoriza umwungeri aho ava akajya n'abungeri dusanzwe tuzi yewe nuba mu ifamu y'inkoko kugira ngo umubagire inkoko yo muri iyo famu ayirye anezerewe ntabwo ari kenshi ikikubwira ko umuntu ari umushumba wa nyawe agerera impuhwe izaragiye nibyo rero nubwire ngo umushumba Imana yahamagaye ahantu ndagira ngo tubatindeho gato Imana yahamagaye ikamuha inshingano zo kuragira umukumbi ikamuha n'amagambo atatu akomeye irya mbere mu cyahe muteshe muhugure
muhane ariko mufite kwihangana kose. bivuge ngo tuzanahugura ariko baduhugura. Yego, dusaba kwihangana. ni ingenzi. Noneho ijambo rya kabiri, muziragire nk'abazazibazwa. Urabyibutse? Ndabyibutse cyane. Ijambo rya gatatu, igihe gisarura gishize abakozi bazataha. Inama ngo zongera guca munsi y'ukuboko kwa nyirazo. Agira ate? Azibara. Ubwo nazibara azazibaza nde? Hari zazibaza uwazishumbaga. Azazibaza uwazishumbaga. Ariko mana ya azazibaza uwazishumbaga. Kane, muri intumwa, nakubwiye ko ari amagambo ane akomeye umukozi w'Imana akwiye kwitondera. Kane, muri intumwa mu cyimbo cyanjye cya Kristo. Iyi ntumwa yo mu cyimbo cya Kristo, iry'intama, iyi ntumwa yo mu cyimbo cya Kristo itinyuka ikarongora intama, akamusambanya. Iki ni ikintu kimaze kwangiza umurimo ku rwego rukomeye. Ndetse abantu nuko bashaka kugira ngo Imana ifate ibyemezo nk'abantu, turagira ngo tubwire abantu ko kuba Imana itarigeze bifataho icyemezo gikaragara gikakaye ku babikoze ako kanya, si bisobanuye ko Imana itazabahana, ahubwo nuko Imana idukutiraho nk'abantu. Nibyo? Ariko Imana izafata ibyemezo kandi bisharira. Umurimo wose uhagazemo iyo ukoze nabi bigeraho bigira ingaruka zitagira igaruriro. Ese pastor karame, ubundi ubu igihano gikomeye kuruta uyu munsi kwitwa pasteur utagira intamujumba mucyo kirobi. Icyakabiri hariya ubutararenga ahantu rero vuze kaba gakomeye. Uyu munsi kwitwa pasteur utagira intama, udafite intama, utagira umukumbi, aho ngaho hari igihano kirenze kiturimo. Ariko nanone ni nkuko nanone aho ngaho hagendeyemo abazima n'abarwayi. Ibyo yego nibyo, si byose. Kubera iki? N'abantu bagiye Babuloni hagiye abakoze ibyaha, hagiyeyo n'abazima. Hanyuma rero ngewe ibyo uvuze ni igihano. Ariko reka nkubwire, Imana dusenga dukwiye gusenga. Twavuze ko dufite akababaro, kandi aka kababaro tutenda kukarambika hataragira ibihinduka. Ngewe rero mu ruhande rwanjye mbona ibintu byinshi umurimo w'Imana ishingiye kuri izi ngingo turi kuganiraho. Ikintu cya mbere twakoze mbonamwe amakosa, ni wenda reka mbivuge gutyo n'unyumva zambabarire nimvuga amakosa. Iyo umuntu avuga amakosa ni ukwemera amakosa, ni ukwemera ko wakosheje. Iyo utemera ubundi uburi umunyantege. Yewe mbona twakozemo amakosa, ubwo ndivuga nk'umutambyi, ushobora kuba atari njye wayakoze cyangwa atari wowe, ariko ni mugenzi wacu, ariko yarakozwe cyane. Ikintu cya mbere rero twakozeho amakosa, ntabwo twahagaze mu nshingano, ntitwigeze tunakora misiyo ya Yesu nk'uko yayidutumye. Bisobanure neza. Icya mbere reka nkivuge neza, misiyo ya Yesu ku itorero ritangiza yayiha abigishwa be. Yarababwiye mu bice 28:16, ni mugende mu mahanga yose mwigisha abantu ubutumwa bwiza, mubigisha kwitondera ibyo nababwiye byose. Yego, nanjye ndi kumwe namwe kugera ku mperuka y'isi. Twe rero icyo twakozeho amakosa n'uyu munsi mvuga, uyu munsi ntabwo twigeze twigisha abakristo cyangwa twigisha abantu kuba bigishwa ba Yesu, ahubwo twarabakombitse tubahindura abigishwa bacu. iyo nyigisho niyo bita ubundi discipleship. Noneho rero uyu munsi ari nayo mpamvu ubona umukristo wo mu badive n'urugero adashobora kwinjira mu rusengero rwa ADEPR, kuko mu badive baramukombitse, bamwigisha kutubaha isabato, nta bwami bw'Imana azabona. Atwaye igisate cy'isabato, aragitwaye agikombekeyemo abantu cyane.
uwo muri ADPR nawe akaba atajya mu itorero muri restoration ntashobora. ati bariya abantu nta mwuka w'Imana bagira, ni twebwe tuvugana n'Imana. Urabyumva? None twigisha abantu kugira ngo baba bigishwa b'amadini yacu kuruta kuba bigishwa ba Yesu. Ari nayo mpamvu uyu munsi umuyehova adashobora kwinjira muri indi dini, umwadepera adashobora kwinjira muri indi torero ngo yumve afashijwe, uwo mu itorero nshumbye adashobora kujya mu rindi bajye muri Zayoni avuge ngo njyewe ahangaha nahavuganira n'Imana, ahubwo akumva ko azavugana n'Imana ari uko yageze iwabo. Aha rero mbona ko ari amakosa twakoze no mu bintu by'ishumurimo twireherejeho abantu, nyamara twakagomba kubarehereza kuri nde, kuri Yesu. Urugero ngo hano nahangaha, ubu none ahangaha ku muntu winywera inzoga n'urugero, kanaga urugero asohotse hano cyangwa akaba ari mu mujyi yagera i Remera akumva ashaka icupa, ikinyobwa cya Burarirwa aragisanga ni Remera, aricara niba ari mitsingi arayinywa, kandi aho yanyweraga ntibiri bubahungabanye ngo bibateranye naho yagize gute, naho yanywereye. Ariko uyu munsi twakombetse abantu kugira aho tubaha limite, ubwo butumwa bwiza buri muri wowe uzabujyane muri ratorero kuko nta Mana igize gute ihari. Dushyiraho amabariyeri. Iki kintu uracyumvise? ngiteze yombi. Uyu munsi umuntu ava Nyabugogo akajya Gisenyi, yashaka kunywa inzoga yinjira muri hoteli akayinywa, ikinyobwa cya Burarirwa kirahari, aho agisanze aragikonsoma. None amadini yose si Imana imwe tuvuga, ibidutandukanya n'ibi biva hehe? Kugira ngo ngewe pasiteri ube wansaba korari sinyiguhe ngo sinkwemera, ni ukuvuga ngo ubwami Yesu yigeze abivuga, iyo ubwami bwacitsemo kabiri buba bwasenyutse. Mbere yo kugira ngo duhure n'ibi turimo, uvuge ko ubwami bwa Yesu buri busenyuka, twarabushenye. Impamvu twabushenye ni uko uyu munsi ushobora kuza iwanjye sinkwicaze ku ruhimbi. Ariko icyatumye twicara aha ni ukurwana no kugira ngo tugarure ibyakosa. Aha, icyo rero none tuvuze ingingo imwe turacyari kuri yayi. Noneho reka nsoze kuri aka kanya. Icyo tukwiriye imwe turatahira, icyo dukwiriye gukora ni iki pastor? Nuko ngewe nawe iyo dukorera ni imwe, umwuka wera udukoreramo ni umwe. Nuko nkwemera ukanyemera, nanjye nkakwemera, tukigisha itorero ko aho uzagera hose basenga Imana, uzinjire ufashwe, usenge. Kugira ngo wacyumvise. Nacyumvishe na cyane, ariko aho twashaka kuvuga ndetse wenda mu buryo waruvuzemo twari tuvuye ku ngingo imwe uvuze nk'iyunganira nka be yayo, kuri ya kabiri yo ntiturayigeraho. Twari turi kureba ikintu cyo bita gukorera ibyaha mu murimo w'Imana witwa wasize. Burya rero ibyaha mu murimo w'Imana, niba uhagaze uri pasiteri ugakombeka abakristo ukababwira ngo yewe, kuko erega iyo wamaze kwigisha abantu kuko ukunda gukunda Imana uba wakoze icyaha cyane. Aho rero ni naho hava amashami y'ibyaha, kuko abantu bagera aho bakubona ntibabona Imana. Abantu bakura amaso kuri Kristo bakayashyira kuri wowe. Noneho rero ni naho amarari n'amarangamutima atangira gukurura abantu cyane, kuko hari ikindi kintu bakonyemo. Bivuga hano neza, niba Kristo ari we mutwe w'itorero, urakoze, kandi akaba ari uringaniza ibitaringaniye, akaba ari nawe ufite imbaraga zitsikamira kamere ziri mu bantu, ukaba wakuye abantu kuri Kristo ukabazana kuri wowe, kandi kamere zawe nawe zitoroshye, biravuze ngo ibikurimo nibyo bari bukonsomera. Ni nayo mpamvu akenshi aba bantu barangwa no kutavuga icyaha nijoro. Bashobora barakivuga bateze, kuko bavuga utuntu two korosaho ko gutera ipasi. N'umuvuga butumwa uvuga ku cyaha ntibamwemerera, ntibamwakira, kubera ko niba pasiteri ahagarara akaryamana n'umuririmbyi, ntabwo azatinyuka guhagarara ngo yigishe ku cyaha. Ntabwo bishoboka, kandi azi ko yaguye yambariye ubusa bamwe bamwitora. Ariko si ubundi pasiteri, ibyo byashoboka. Ariko pasiteri tubikora analize, usibye ko wenda twavuze ngo biratubabaje, ariko reka tubaze n'abantu ntogacwa. Harya pasiteri waryamanye n'umukristo cyangwa umudiyakoni cyangwa umuririmbyi, kamubona ubwambure bwa ahagarara imbere ye ati
izi mbaraga zikura ko numva zigoye kuzibona koko umuntu agushushanya uko uteye wamuhagarara imbere akibuka mu buriri yababa we akibuka ukusa nababaye akibuka amagambo itagaragara akibuka amagambo dore ko bega umwako we. hanyuma rero iyo twigisha misiyo ya Yesu nta naho wabona uhera umuntu umubwira ngo mpa kandi waramwigishije Yesu. Buriya impamvu abantu basaba bagasaba n'ibidakwiriye ni uko batigeze baha Kristo umwanya waganze. Buriya reka nkubwire kadusoreze kuri aka ngaka ngena n'ikindi nongera kuvuga. Umuryango umwe bari abakene bukeye barasenga Imana ibasezeranya ubukire bwinshi iranabubaha. Umugore w'uwo mugabo aza guhura n'abandi bagore bagenzi be arababwira ati rero yari atwite ngewe iwanjye rwose umugabo wanjye akabye iby'agakiza. Baramubwira bati none si ngewe mfite ikibazo bati ubu ntiwanywa ka byeri nawe ntiwasomaho. Arababwira ati nakanywa neza kandi umugabo wanjye atabyemera. Baramubwira bati none uzitwaze kutwite umubwire ko umwana bebe wo mu ashaka byeri uzareka atayikugurira ahubwo ubikore none. Umugore atajya avuga ati isheri aka kabebe nako kazakora amahano ti mu izina rya Yesu ukarashaka byeri da ahubwo ubu nibajije ukuri buyizane turayitwara he. Urumva we deje yamaze gukonfirima ko ibyeri igomba kugira gute kwinjira mu rugo. None wa mugabo aramureba amubwira amagambo atatu akomeye. Irya mbere aramubwira ngo si igitangaza ko ndakakuguriye yabyera ariko njye amafaranga yose mfite ni Yesu wayampaye sayani na ya Yesu ndafata mu mafaranga ya Yesu ugurire byeri. Ikibazo aramubwira ati ikindi cya kabiri wabyumvise ikindi cya kangahe cya kabiri ese ubundi ako kana gatangiye kugusaba inzoga kataragera inama gatangiye kuba gasinzi kakiri mu urabona nika yari hanze aha tuzagashoboza ahubwo ati rya gatatu iyo nda ntayo twasabye Imana inda y'agasinzi nkako ntayo dukeneye reka ivemo tuzasama indi nda ivuye mu ijuru itarimo akana kadusaba inzoga twarakije neza ugira ngo inda yavuyemo kandi inzoga ntiyaje kandi inda ntiyavuye. Aho rero nkweretse ko abantu bima Imana umwanya wo gukoreramo bakinjiza ibyabo kugeza ku rwego Imana iramusubiza urwego imugejeje rukamutera kugomera Imana yamugejeje muri urwo rwego akibagirwa uwamuhaye. None se ntuzi abantu bahindutse indaya bataragiraga n'ipantaro yo kwambara. Ntuzi abadamu Imana yambitse batari bazi no kujyanisha ubu basirimu bahindutse abanyabyaha n'abanyeso mbi kubera urwego Imana ibasobanuyemo. Ariko pastor yego buriya Imana ikubakiriza ukayihindura iyo gukoreramo ibizira. Pastor ntabwo nguciye mu ijambo ariko reka nkubwire aka kantu burya ibyaha byo mu butayu si byo byaha by'i Kanani. Mu butayu haba ibyaha byo kwitotomba ntiwangaburiye wanyemereye ibiryo Mana uzabimpa nshaje uzampa imyambaro ntakishoboye kuyambara uzampa imodoka ntakishoboye kwitwara. Aho mu butayu baritotomba cyane ariko i Kanani barapurika ibyaha barabikora. Ndaguha urugero Bibiliya irambwira ngo Dawidi amaze kugera ku ngoma ngo amaze kugera ku ngoma ngo araryama araruhuka ngo abandi bajya mu rugamba bivuge ngo ntiyarakirwana yari yararuhutse bagita kuregeza ngo mu kirengarenga cy'izuba nimugoroba ngo Dawidi arabyuka ngo ajya kurambagira urugo rwe ngo ariko abandi bari hehe kurambagira ni ugutambagira kugenda we explora ibyo wagezeho imiruho yarashize aho ni wageze i Kanani
barahagwa kuruta kugwa mu butayu. Erega wenda especially tuvuze ku cyo bita ubusambanyi kera bakita ngo ni icyaha cy'abahanzi. Aha noneho urakoze rero. Dawidi arangije ngo yurira inzu ku rugo hejuru ngo arimo areba abona hakurya hari umugore wambaye ubusa. Dawidi aragiye intama ariko nawe yari yararenzwe yakarabiraga hanze. Buratse Dawidi aragira intama ntabwo Dawidi yari yarigeze akinasha gusamba. Reka Dawidi arwana n'amadubu arwana n'abagore yati ntiyabikinisha ariko amaze gusohora ikanani abona umwanya bati uriya mugore mbonye ni none bati umugore nyine wawuriye ni mumumbwirira ze hano. Dawidi aramurongora cyane kandi Dawidi Imana imuhamagara yavugaga yari mbonye umuntu ufite umutima nk'uwo nishimye umeze nk'uwo nshaka ariko ageze i Kanani araharasirwa none yakora icyaha cye arasambana agerekaho no kumena amaraso aragambana arica agari ubu se nubizi ko abantu tuzabivuga abantu bagambanira umurimo ntibahashye ese ugira ngo bawugambanira batarageze. Rero icyo mbona muri uku guhamagarwa kwacu ni ugukomera ku Mana yawe. Basti dutahiye ingingo imwe abantu nibabanze batubwira uko babyumva. Njya nkunda kubwira abantu ngo uko winjiye ntaba ari kusohoka. Umuntu wese wadukurikiranye icyo akuyemo aba ari cyo azadusangiza. Wenda gatoya nyuma yaho wenda nari cyo azadusangiza ariko kandi twazabikora amabizo kugira ngo tubahize ingingo zose bazazumbe noneho buri wese yumvikishe umurimo hanyuma buri wese abashe kumenya uruhande rwe kandi abashe kumenya n'ibyo yakora. Kuko dufite n'umwanzuro twabonye dukwiye kuzasangiza n'abandi tugafatikanya gutanga iyo message kugira ngo iki tukiganiye gutya ku rwego rwo kugira ngo tube nk'abafunguye ibitekerezo by'abantu twumva abantu ntibumve ngo twebwe ntabwo tukiri muri ya mudu yo kubivugaho nk'ibyacu ahubwo turi muri mudu yo kugira ngo tubwire Yesu noneho ubidoda akanabisana abisane ariko anyuze muri twe kuko n'ubundi nitwasanira ariko ni natwasana ni natwasanira ibyo yubaka ari twabyubakira ari twe tuzabibamo ariko ni natwe yubaka kuko yo tuba y'abatagatifu nkaba umutagatifu nawe ukaba umutagatifu n'uriya akaba umutagatifu birangira icyakozwe kitagira ukibazwa nyamara ari twe twabikoze. Buri wese rero akwiye kwimenya no kumenya icyo Imana imubaza no kugira uruhare kugira ngo atange uwo musanzu mwiza ngo bigende neza. Nyebera rero dusenge wenda abadukurikiye tuzongera duhure dusubukure kandi ibitekerezo byanyu tuba dukeneye ko mushyiramo commentaire mukatubwira ko mubyumva icyo mutekereza. Icya kabiri yatubabwira ngo mushyireho like ni ukuvuga ngo ndabyishimiye ni mu bihe n'abandi nabo babikunda. Icya gatatu iyo tuvuze ngo kora subscribe tuba tukubwiye ngo iyandikishe kugira ngo ujye ubona notification hanyuma ikiganiro kikijyaho nawe ukibone mbere y'abandi atari ngombwa ko uza kugishaka muri byinshi. Icya kane iyo tuvuze ngo usharinge abandi tuba tugira ngo nawe ukorere umugisha ko twakoreye umugisha wo kugitambutsa ariko nawe wari ukwiye gukorera umugisha wo kukigeza ku bandi kuko biravanga abajyana na Yesu gutabara abandi bazagabana umugisha w'Imana. Rero reka dusenge kugira ngo iki kiganiro aho kizagera hose kizagira imbaraga kandi gihindura imitima ya benshi abantu kizababera umuco n'urukundo. Imana nziza turagushimira tukubaye kugira neza wakoze kuduha kwicarana n'umushumba Alphonse kandi wakoze kuduha abo tuganira nabo abera bawe. Buri wese umushoboze kumenya icyo akwiriye gukora ibyo akwiye kubaka n'ibyo akwiye gusenya akwiye guhagarara n'adakwiye guhagarara ibyo akwiye kuvuga n'ibyo adakwiye kuvuga ibyo akwiye gukora n'ibyo adakwiye gukora aho akwiye kujya n'adakwiye kujya imyifatire akwiye kugaragaza n'iyo adakwiye kugaragaza. Ndagushimiye Kristo urakoze kucanye itabaza muri twe ukatwubaka kandi ukigaragaza cyubaro n'ikibi cyacu gucira bugufi muri byose mu izina rya Yesu amen. Reka tubashimire mwese tubabwire ngo ibiganiro byacu nakagaruka kandi tuzakomeza. Pastor twatanga nimero ya telefone izanjye ni 82 64 60 89 0782 64 60 nitwa Pasiteri Sindayigaya Moise. Ubwo ayo mazina niyo wasangaho ku nama n'ibitekerezo tugwaye ikaze kandi
turabakunda mwatanga iyanyu namwe kuba dukurikiranye rero nimero yanjye ni 07 50 64 018 yego 07 50 64 018 niyo iba kuri WhatsApp watwandikira ukaduha ibitekerezo ukaduha inama kandi ibaruye kuri Uyisenga Alphonse Imana igumugisha mushumba wakoze yego turashoje ibiganiro byacu n'ubutaha shalom shalom ngiye kwigisha watinzeho